Muri ino video tugiye kurebera hamwe abakobwa 10 b'aba DJ bakunzwe cyane mu Rwanda kurusha abandi. Turaza guhera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe tumanuka tujya ku mwanya wa mbere tuza kuhasanga umu DJ ukunzwe cyane kandi ukurikirwa cyane kuri social media platforms zitandukanye kurusha abandi. Nta kindi usabwa uretse gukora nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza aba DJ aba ari bo kuva ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere. Uratubwira muri comment umu DJ ukunda cyane cyangwa se umu DJ ubona ubishoboye cyane kurusha abandi bitewe n'aba DJ bose uzi mu Rwanda. Ntatinze reka dore ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga umukobwa wamenyekanye ku izina rya DJ Butera. Reka ari umukobwa uzi gucuranga cyane, uzi kuvanga umuziki ku rwego rwo hejuru. Akaba afite impano idasanzwe bituma benshi bakomeza kumukunda ku buryo uri kumva indirimbo ari gucuranga nawe ushobora gukomeza kuyumva kabone n'iyo utaba uyikunda cyangwa se ukunda umuhanzi wayiririmbye. Uyu akaba afite channel yiwe yise Jojo Entertainment anyuzaho udushoti movie. Ibi byose byatumye akomeza gukundwa cyane yigarurira imitima ya benshi. Bikaba byatumye uyu DJ Butera aza kugaragara kuri umwanya wa 10 w'aba DJ kazi bakunzwe cyane mu Rwanda kandi bakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Niba uzi iyi channel yitwa Jojo Entertainment nawe ushobora kuba umuzi cyangwa se umukurikira cyane bitewe n'uko anyuzaho utuvideo twiza cyane kandi dushimishije. Tudatinze tugiye gukomeza ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turashanga DJ Nini. DJ Nini uyu ni umu DJ ukunzwe cyane, uyu ni umu DJ kazi ukunzwe cyane wigarurira imitima ya benshi. Uyu akaba akunze kugaragara mu birori bitandukanye ndetse no mu bitaramo bitandukanye avanga imiziki kuko nawe agirirwa icyizere n'abahanzi akabacurangira mu bitaramo. Uyu DJ Nini kandi akaba afite YouTube channel yiwe anyuzaho indirimbo zitandukanye agiye amixinga z'abanzi batandukanye. Ibi byatumye DJ Nini akomeza gukundwa ndetse no kwigarurira imitima ya benshi, akaba yaje kugaragara kuri umwanya wa 9. None niba usanzwe umuzi cyangwa se n'ubwa mbere umubonye hano yuko yaba ari umu DJ ushoboye akazi ko kuvanga imiziki. Tudatinze kadukomeze ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga DJ Nessa. Uyu nawe ni umu DJ kazi ukomeye cyane ukunzwe cyane n'abatari bake mu Rwanda ndetse no hanze bitewe n'impano idasanzwe afite yo kuvanga umuziki. Uyu akaba akunda gususurutsa abantu mu bitaramo bitandukanye, akaba yihiringa cyane, azwiho gukora cyane cyangwa se gushaka amafaranga cyane, avuga yuko wewe mu gihe afite boyfriend cyangwa se umuhungu bakundana adashobora kwakira amafaranga ye nk'uko benshi bakunze kubikora cyangwa se bikunze kugenda, ahubwo we ko agomba gukora cyane akabona amafaranga aho kugira ngo ayahabwe we akaba yayatanga. Uyu akaba yinjiza amafaranga menshi cyane bitewe n'uko afite impano idasanzwe yo kuvanga umuziki. Yavuze yuko yigeze gucuranga indirimbo rimwe ya Bruce Melody ikamwinjiza tipu y'ibihumbi 800. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, mu gihe avuga yuko ku kwezi yigeze kwinjiza agera kuri 3,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko uyu mu DJ Nessa akunzwe cyane n'abatari bakeya, bikaba byatumye aza kugaragara kuri umwanya wa 8. Niba usanzwe uzi DJ Nessa uraza kutubwira umwanya yagakwiye kugaragaraho bitewe n'ama DJ kazi uzi mu Rwanda. Twihuse cyane tugiye gukomereza ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga DJ Fabiola. Uyu nawe ni umu DJ kazi ukomeye cyane kandi ukunzwe n'abatari bake, akaba amazemo igihe kinini cyane. Uyu DJ Fabiola arazwi cyane by'umwihariko kuri Magic FM, radiyo ya RBA Rwanda Broadcasting Agency, akaba akunze no kugaragara mu bitaramo byinshi bitandukanye avanga imiziki y'abahanzi baba barigiye kuri performance cyangwa se bari kuri stage. Uyu abakunze gukurikira radiyo y'u Rwanda baramuzi cyane. DJ Fabiola afite impano idasanzwe ndetse n'ubuhanga n'ubunararibonye mu kuvanga umuziki. Bikaba byatumye naza kugaragara kuri umwanya wa 7 bitewe n'uko akurikirwa kuri social media platforms zitandukanye by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram. Abangaba uko batondetse bose ni nako bakurikirwa ku rubuga rwa Instagram. Tudatinze tugiye gukomereza ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga uwitwa DJ Crash. Uyu nawe ni umu DJ kazi ukunzwe cyane n'abatari bakeya, akaba azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube kuko akunze gukora interview cyane agasetsa abantu bigatuma buri muntu wese yifuza kureba ibiganiro bye, ku buryo umuntu ari kureba interview yiwe adashobora kuyisimbuka cyangwa se kugenda atayirangije bitewe n'uko uyu DJ Crash azwiho kugira story zisetsa abantu. Uyu kandi akaba azwi cyane kuri RTV Motomoto ndetse no kuri Magic. Urumva yuko uyu mu DJ kazi DJ Crash akunzwe cyane n'abatari bakeya, akaba no kwishyurwa cyane ku rubuga rwa Instagram, bikaba byatumye aza kugaragara kuri uwo mwanya wa 6 w'aba DJ kazi bakunzwe kandi bakurikirwa cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze tugiye kujya mu ba DJ 5 ba mbere cyangwa se muri top 5 y'aba DJ kazi bakunzwe cyane kandi bakurikirwa cyane kurusha abandi. Gusa mbere ko tuhagera ndagira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri wacu wa YouTube ukaba utarakora subscribe, like, share na comment, wabikora kuko ni ingenzi ariko ni inkunga ikomeye cyane kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha.
uraza kutubwira muri comment ko wabonye ino video, tubwire mu DJ kazi tutashyizemo akakwiye kuzamo ndetse n'uwajemo atagakwiye kugaragara muri top 10 bitewe n'abo DJ bose uzi ndetse ukaba uzi n'ubuhanga bwabo mu kuvanga umuziki. Wamaze gukora subscribe ugafunga n'inzogera, reka dukomeze ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga uwitwa DJ Flex. Uyu we ni icyamamare gikomeye cyane, uyu mu DJ kazi arazwi cyane. Uyu yaje muri entertainment cyangwa se yatangiye kugaragara mu myidagaduro ari umuhanzikazi yitwaga Funny Baby kuri social media zitandukanye by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Gusa ubuhanzi yaje kubureka ajya mu mwuga wo kuvanga umuziki kugeza ubu akaba ari umuhanga ukunzwe cyane kandi ukurikirwa. Uyu akaba akunda gutera story cyane, muri interview nawe akunze gutera story ku buryo umuntu wese ari kureba ikiganiro cyiwe cyangwa se video yagaragayemo atashobora kugenda atayirangije. Bikaba byatumye DJ Flex aza kugaragara ku mwanya wa gatanu. Reka dukomereze ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga aba DJ kazi babiri barakorana cyane kuva kera by'umwihariko kuva muri 2022. Abo nta bandi ni DJ Higa ndetse na DJ Rusamu. Aba ni aba DJ kazi bakunzwe cyane n'abatari bakeya. Bakaba baratangiye gukorana 2022, bakaba bafite n'indirimbo yakunzwe cyane bakoranye n'umuhanzi w'umunyarwanda ukunzwe cyane n'abatari bakeya witwa Jono Kizigenza. Bakoranye indirimbo bise Aye, DJ Higa ndetse na DJ Rusamu. Iyi ni indirimbo yakunzwe cyane bituma bano ba DJ kazi babiri DJ Higa ndetse na DJ Rusamu bamenyekana cyane ku rwego rudasanzwe bitewe n'uko bari bazwi. Bikaba byatumye bazi kugaragara kuri uyu mwanya wa kane. Wowe bitewe n'uko usanzwe ubazi cyangwa se n'uko usanzwe uzi abandi ba DJ kazi bo mu Rwanda, araza kutubwira umwanya ubona bano ba DJ babiri DJ Higa ndetse na DJ Rusamu bagakwiye kugaragaraho. Nabo barakurikirwa cyane by'umwihariko ku rubuga rwa Instagram, bakaba bakurikirwa cyane kurusha abandi tumaze kubona muri iyi top 10. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga umu-DJ kazi witwa Kayitesi Sonia wamenyekanye ku izina rya DJ Sony. Uyu ni umu-DJ ukomeye cyane, nimba ukunze gukurikira ibitaramo bira muri stade Amahoro ukumva imiziki birimo, DJ Sonia niwe uba uri kuyivanga. Urumva yuko ari imiziki bari myiza cyane. Uyu kandi uretse kuba azwi cyane mu kuvanga imiziki by'umwihariko mu bitaramo bibera muri stade Amahoro, arazwi cyane no kuri RBA by'umwihariko kuri Kesto. Urumva yuko ari umuhanga cyane, bikaba byatumye aza kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu w'aba DJ kazi bakunzwe cyane kandi bakurikirwa cyane kurusha abandi mu Rwanda. Uyu kandi akaba azwiho cyane kwambara neza akaberwa, yambara imyenda myiza imubereka, byatumye akomeza kwiga imitima benshi akaza kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga uwitwa DJ Brian. Uyu we ushobora kuba umuzi cyane bitewe n'uko nawe akunze gukora ibiganiro byinshi bitandukanye by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube, ku buryo interview yiwe irebwa n'abantu benshi cyane, ku buryo nawe uri kuyireba bitewe na story agira ndetse n'uburyo akuramo interview yiwe, nawe ushobora kuba utaskipinga video kubera yuko aba arimo gutera story cyane zishekeje kandi zishimisha benshi, bigatuma bakomeza kwira ku buryo niyo aba ari ikiganiro cy'amasaha abiri ushobora kukireba ukakirangiza bitewe n'uburyo azi kuganira cyane ndetse no gutera story. Uyu kandi uretse kuba ari umu-DJ kazi ukunzwe cyane, azwiho cyane gukora siporo ngororamubiri, aho akunze kunyuza amavideo kuri TikTok ari gukora siporo. Bikaba byatumye akomeza kwiga imitima ya benshi bitewe n'uko abera urugero abanyarwandakazi benshi cyane. Bikaba byatumye DJ Brian aza kugaragara kuri umwanya wa kabiri. Aza kutubwira umwanya ubona DJ Brian yagakwiye kugaragaraho bitewe n'uko usanzwe umuzi ndetse n'uko usanzwe uzi ubuhanga bw'abandi ba DJ kazi bo mu Rwanda. Tudatinze tugiye gukomeza ku mwanya wa mbere. Se ku mwanya wa mbere utekereza ari uwe mu DJ kazi ukunzwe cyane n'abatari bake kurusha abandi mu Rwanda? Tubwire muri comment turebe yuko watekerezaga cyangwa se wari wizeye ari we koko uri ku mwanya wa mbere. Mbere ko tuhagera kora subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Nimba ari wifuza uraza kutubwira muri comment. Tudatinze ku mwanya wa mbere turasanga umu-DJ witwa DJ Ira. Uyu ni umu-DJ kazi ukunzwe cyane n'abatari bake bitewe n'impano ndetse n'ubuhanga budasanzwe afite mu kuvanga umuziki. Uyu DJ Ira yavuye mu gihugu cy'u Burundi aza mu Rwanda akurikiye mubyara we DJ Bisoso amwigisha kuvanga umuziki, byatumye nawe atangira umwuga wo kuvanga umuziki kugeza ubu akaba amaze kugiramo uburambe ndetse n'ubunararibonye mu kuvanga umuziki, ku buryo n'abandi ba DJ kazi bose baje bakurikiye DJ Ira kuko bakunze kuvuga ko yababereye urugero rw'ibishoboka. Uyu kandi akaba yarahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda ku itariki 26 Werurwe 2025, ubu nawe ni umunyarwandakazi nk'abandi bose. Bikaba byatumye nagaragara nk'umu-DJ kazi ukunzwe cyane n'abatari bake mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze bitewe n'impano idasanzwe afite. Uraza kutubwira umwanya ubona DJ Ira yagakwiye kugaragaraho bitewe n'uko usanzwe umuzi ubuhanga bwe ndetse n'impano idasanzwe afite yo kuvanga umuziki, ndetse ukaba uzi n'ubundi buhanga butandukanye bw'abandi ba DJ kazi bo mu Rwanda. Wowe twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha.
nimba ari video wifuza uraza kutubwira muri comment, naho ubutaha mu yindi video nziza nzabakorera.